Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye guhaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisozo cya nyacyo. Murabizi buri kibazo kiba gifite ibisubizo bine, hanyuma ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa gukanda subscribe kugira ikizami gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera. Kugiye mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa duhamagare kuri 0789931626 tugufashe. Iyo nimero ushobora kuyiduhamagaraho cyangwa ukanayitwandikiraho mu gihe ukosoye ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu baza bitewe n'uko abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira. Ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. Bibutsa ko namaze kuhakorera video yo ku bimenyetso bimurika byo mu muhanda, aho biba biri gucana amatara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo kugira ngo biyobore ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru. None iki kimenyetso cy'umuhondo gisobanura iki? Niki wakora umuyobozi w'ikinyabiziga bivuye mu cyatsi bigiye mu muhondo? Wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B ikavuga ngo komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C ikavuga ngo hagarara niba utateza ibyago. D ikavuga ngo komezanya ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kukandika ku gapapuro. Ese wakora iki? Itara rivuye mu cyatsi rigiye ku muhondo. Wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C, hagarara niba utateza icyago. Hano ikintu wakubwira, iyo hasi umuhondo wamaze kwinjira mu rindi sangano ntabwo wahagarikamo ikinyabiziga, ahubwo ugomba gukomeza ukavamo, ariko urebye kutateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ariko iyo byakunda kuhagarara udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha iyo nzira nyabagendwa, igisubizo cy'ukuri gihita kiba C, hagarara niba utateza ibyago. Ndakeka ko wari amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo tegereze neza, nicyo umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda. Tegereze neza, iriya modoka iri imbere iri gusubira inyuma ijya mu muhanda. Uri kubona yacanye amatara ndangacyerekezo, uri kubona n'umuyobozi w'ikinyamitende ari imbere, wowe uri inyuma uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese niye myitwarire wagira? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gusubira inyuma, ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara. Se wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Se ikavuga ngo iki? Amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeje gusubira inyuma. D ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Bibutsa ko video yo ku mashusho yose ari mu gazeti namaze kuyibakorera yashyira kuri YouTube. Ubwo rero yakeneye wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789931626 nkagufasha, cyangwa se ugasura kuri YouTube channel yacu ukareba video tuba twarashyizeho mbere. Iyo video iriho hano rero igisubizo cy'ukuri ni D, umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Ndakeka ko wari amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese kumunyuraho ahagana he? Izi mburira zimurika ese zemerewe gukoreshwa kugira ngo zimenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Iravuga ngo mu nsisiro gusa. B ikavuga ngo hegereye inyamaswa zikurura. C ikavuga ngo hafi y'amatungo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, mu nsisiro gusa.
ese n'iso cya nyacyo ni B, ahegereye inyamaswa zikurura. ese n'iso cy'ukuri ni C, hafi y'amatungo, cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Izi mbura zikoreshwa zimurika aha ngaha baduhaye nta harimo, zikoreshwa ziri kubwira umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. A ntabwo ariyo mu nsisiro, B ntabwo ariyo ahegera inyamaswa zikurura, na C ntabwo ariyo hafi y'amatungo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kirabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura iki? Nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Itegereze neza, hano haba baduhaye ibisubizo by'ukuri, baduhayemo igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine, hanyuma ugahitamo icyo gisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, B ikavuga ngo romoroki idafite feri y'urugendo, C ikavuga ngo romoroki itarenza kilograma 750, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kilograma ni urugero rw'uburemere. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano iso cy'ukuri ni A, ese hano iso cy'ukuri ni B, ese hano iso cy'ukuri ni C, cyangwa se hano iso cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D. Hano rero igiso cya nyacyo ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangamurumbarare. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Biba bifite ubugari bufite ibipimo bingana gute? A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga ngo metero 2. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese hano igiso cy'ukuri ni B, metero 2 na santimetero 50, ese hano igiso cy'ukuri ni C, metero 3, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D, metero 2. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? A iravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Murabizi ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, ndakeka ko mubibona, za modoka zikora mu muhanda, cyangwa se ibindi binyabiziga byabo bitwara wenda nk'ibintu bifashisha bari aho baba bakorera. Murabizi hari imodoka zabo. C ikavuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa akaba harimo nka za ambulance. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese hano igiso cy'ukuri ni B, ese hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Ibinyabiziga ndakumirwa nibyo biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Mutegeka ko mugenda mubibona kuri za ambulance n'ibindi. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo itegereze neza subizanye ubwitonzi. Ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano tuba dufite A, B, C
na D. A iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B ikavuga ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C ikavuga ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B ikaba ariyo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite, ntabwo ugenda uri gupima umuvuduko uri gukoresha, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni cy'ukuri ni A, ese ni cy'ukuri ni B, ese ni cy'ukuri ni C, cyangwa se ni cy'ukuri ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, utekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A niyo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B ikaba ariyo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utwo tugarurarumuri tugomba kugira ayahe mabara? Mbibutsa ko utugarurarumuri ubwatwo ni twaka, ariko iyo urumuri rukubisaho bitewe n'uko gasa uhita ubona katse. Niba gasa umutuku hagakwitaho urumuri uhita ubona katse umutuku. None bari kukubaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite? Tegereze neza mu bisubizo baduhaye uhitemo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara mwayano mabara baduhaye? Ese ni cy'ukuri ni A, umweru, ese ni cy'ukuri ni B, umuhondo, ese ni cy'ukuri ni C, umutuku, cyangwa se ni cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Tuba tugomba kugira ibara risa umuhondo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A iravuga ngo velomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ese zishobora gushyirwaho utugarurarumuri kamwe cyangwa byinshi gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bihe mwa bino binyabiziga baduhaye? Ese ni cy'ukuri ni A, velomoteri, ese ni cy'ukuri ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, ese ni cy'ukuri ni C, amavatiri y'ifasi, cyangwa se ni cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ano mapikipiki ni amapikipiki aba ameze nk'ariya, ariko yo afite akantu ku ruhande umumotari cyangwa se umuntu uyobozi wayo ashobora gushyiramo utuzigo tutaremeye cyane, wenda avuye guhaha ariko kari iruhande. Ubwo niyo mpamvu bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Hari igihe bibaye ngombwa ko ako kanyabiziga nako kaba gafite umupine. Mu bihugu byateye imbere hari igihe batwayemo n'abana, kandi kugira ngo mumenye iyo pikipiki ukuntu iba imeze. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana ite cyangwa ikurikira. We bari kubaza ngo ni mu yihe ntera? Abavuze ngo metero 100, B baravuga metero 150. Bibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe iba ingana na santimetero 100. Murabizi zino ngero bakunda kuzikoresha metero, santimetero, kilometero nka bino bintu by'amategeko y'umuhanda. Se ikavuga metero 200, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni cy'ukuri ni A, ese ni cy'ukuri ni B,
ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Metero 150 umuyobozi akaba yakibonera muri metero 150 uvuye aho ari akumuritse. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana ute? A iravuga ngo metero 200, B iravuga ngo metero 5 cyangwa 150, C ikavuga metero 100 cyangwa D ikavuga ngo metero 50. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 100. Ibintu bibazo bimeze gutyo ujye uhita ufata igisubizo, kandi mbibutsa ko iyo bagiye kubategurira ntabwo bahimba ibindi bibazo. Niyo mpamvu ibanga rimwe ryo gutsinda ni ukuba warabonye imyitozo ihagije. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ntuvuge ngo iyi nawe examen nkosoye imwe ngo irahagije ndubonye ugizemo amanota. Uba ugomba gukora exercice nyinshi kugira ibibazo byinshi ugenda ubicamo. Hari abantu bafata igazeti yareba ibibazo 400 birenga akavuga ati bimuteye ubuta, ariko iyo urebye video imwe niyo wareba imwe ukabikora icyumweru n'igice uba wajya mu kizami ibibazo byinshi warabibonyeho, ariko bivamo kuba watsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikibazo cya 12 kibaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubana neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko ubwo burebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zikagaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi hari igihe bibaye ngombwa ko abantu bagenda mu muhanda ari benshi, kandi wenda bikaba ari wenda mu gihe cya nijoro umuyobozi w'ikinyabiziga akaba atabona neza muri metero 200. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ababonere kure hatangiye afata ingamba, kuko urabizi niba abantu bagiye mu muhanda ari benshi hari igice cy'umuhanda bafata. Icyo gice cy'umuhanda bafata gishobora kuba ari kinini ku buryo ikinyabiziga kitatambuka neza kidateje ibyago. Bikaba ngombwa ko abo bantu bagaragazwa hakiri kare kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga afate ingamba zo kugira abaceho, ari ukugabanya umuvuduko akagendera iruhande, cyangwa se ari no guhagarika ikinyabiziga bakamanza agatambuka akabimenya hakiri kare ukamuteguza kiri muri metero 200. Rero bagaragazwa gute? A iravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, B ikavuga ngo amatara menshi y'umuhondo, C ikavuga ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ese igisubizo cya nyacyo ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ubwo A niyo itara rimwe cyangwa menshi yera, B niyo amatara menshi y'umuhondo, na C niyo amatara menshi asa n'icunga rije. Urabiza n'amatara byakorohera umuyobozi w'ikinyabiziga kukubonera kure kugira ngo afate ingamba zo kugira ngo aguceho ataguteje ibyago cyangwa namwe mutamuteje ibyago. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo amatara ndangambere n'ayadanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiriziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ayo matara arangwa n'amabara asute? A iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, amatara y'imbere akaba ari umweru cyangwa umuhondo. B ikavuga ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma,
inyuma akaba ari umutuku cyangwa umuhondo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A? Ese hano igiso cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo rero hano nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aya mabara ashobora kuba asa umweru cyangwa umuhondo imbere, cyangwa umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Bibuza ko video y'ibyapa namaze kuyibashyiriraho kugira tugendane. Ushobora gusubira kuri YouTube channel yacu cyangwa ukanyandikira nkahita nyiguha mu gahe gatoya kugira ngo dukomezanye ibintu by'ibyapa mubizi, ibyapa biburira, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga, ubuze ubwoko bwabyo, uzi naho bitandukaniye. A iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, B ikavuga ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri, C ikavuga ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda, D ikavuga ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Iyo ubonye kino cyapa utekereza ko cyangwa uzi ko igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, ikirango harimo imodoka iburyo iri mu bara ry'umukara, n'ibumoso hakaba imodoka iri mu bara ry'umutuku. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni iki? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Urabona ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. None ibumoso ubwo kuza mwa runo ruhande rw'ibumoso uri kubona ko biri mu bara ry'umutuku, niyo mpamvu bibujijwe kunyuranaho. Ikibazo cya 15 kibaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Tegetse neza. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, n'ubuso bw'ubururu ariko haciyemo uturonko tubiri dukoze agakubo. Ese iki cyapa kikubwiye iki? A iravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, B ikavuga ngo iherezo ry'ibibuzwa, C ikavuga ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, D ikavuga ngo birabujijwe kuhinjira. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kikabaza ngo iki? Ikibazo cya 16 rero kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kirimo ibyuma ntamenwa cyangwa ibindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Murabizi wenda biriya binyabiziga bya polisi, biriya by'intambara, ibikoresho by'intambara, urumva ntabwo byajya mu muhanda mu nzira nyabagendwa uko byishakiye. Iyo biragenda muri uwo muhanda bihabwa uruhushya. None hano bari kukubaza ngo ese urwo ruhushya rutangwa n'abahe? Mwa bano bakurikira. A iravuga ngo bitangwa na polisi y'igihugu, B ikavuga ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C ikavuga ngo minisitiri w'ingabo, D ikavuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano rero ndakeka ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano ikintu kiba umuntu uba waguha uruhushya rwo gufata kiriya kinyabiziga gikoreshwa mu kwitabara cyangwa mu kwirinda, harimo nka biriya bikoresho, ziriya modoka z'intambara. Iyo zigiye kugenda mu nzira nyabagendwa, uruhushya baba bagomba kuruhabwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo
ikabaza ngo icyitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze atandatu mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ukaba ari amatungo uri kuyagendesha mu nzira nyabagendwa, harimo ibinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kubasha kureba muri metero 200. Ese uba ugomba kubigaragaza gute ko utwaye ayo matungo? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. Iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B ikavuga ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwariwe inyuma y'umukumbi. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utwaye inyamaswa, utwaye amatungo magufi cyangwa maremare, ni nijoro, umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa ni igihe kibi, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200 uvuye aho uri. Ese uwo mukumbi wawe cyangwa ayo matungo yawe aba agomba kugaragazwa ute? Ese n'iso cy'ukuri ni A? Ese n'iso cy'ukuri ni B? Ese n'iso cy'ukuri ni C? Cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo, umaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera. Murabizi izi nimero ziranga ikinyabiziga, ubwo ari kuvuga plaque. None ni nijoro, iyo tara kibonesha icyo cyapa rigomba gutuma basi tubonera icyo kinyabiziga mu yihe ntera mwa zino ntera baduhaye ikurikira. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, muri metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wabona plaque y'ikinyabiziga. Ese n'iso cy'ukuri ni B, muri metero 50. Ese n'iso cy'ukuri ni C, muri metero 20. Cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D, metero 10. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Tekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese n'iso cya nyacyo ni A? Ese n'iso cya nyacyo ni B? Ese n'iso cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, metero 10. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, muri metero 20. Ku buryo umuntu ari muri metero 20 yasoma neza nimero z'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 19 aricyo kibanziriza cya nyuma kiravuga ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Murabizi neza hari igihe ashobora kuba impanuka, ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda, bikaba ngombwa ko umuhanda bawuyobya. None ibyo byapa biba bisute. Icyo cyapa cyerekana icyago kidahoraho, icyo cyago cyabaye mu muhanda ariko ntabwo gihoraho. None icyo cyapa kirangwa n'amabara asa ate? A iravuga ngo umweru n'umukara. B ikavuga ngo umweru n'umuhondo. C ikavuga ngo ubuso bw'umweru gusa. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo urabona ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo umweru n'umukara, B ntabwo ariyo umweru n'umuhondo, na C ntabwo ariyo ubuso bw'umweru gusa. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese n'iso cy'ukuri ni A, ni feri y'urugendo. Ese n'iso cy'ukuri ni B, feri yo gutabara. Ese n'iso cy'ukuri ni C, feri yo guhagarara umwanya munini. Cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na D na C ikaba atariyo. Tegereze neza utusubizanye ubwitonzi. Murabizi feri zigiye zibamo ubwoko butandukanye
nimubinyandikira muri comment ndabafasha bakorere isomo ryerekeye ku maferi nimumbwira ko mubikeneye, ariko n'ubundi nta bibazo byinshi bibazwamo, ni ibi ngibi. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko watwandikira kuri iyo nimero uri kubona kuri iyo video. Ukeneye ko tugushakira kode mu gahe gatoya naho waduhamagara cyangwa twandikira kuri 0789 935 16 unagize ikibazo mwa kino kizami twakosoye uyu munsi watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero tukagufasha serivisi yo kugusobanurira abari ubuntu. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Rero ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Niyo feri uba ugomba gukoresha ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose. Ndatekereza ko Imana ikomeje kubandindira, ndatekereza ko intsinzi turi gushaka tuzayibona twese. Uramutse ugize ikibazo watwandikira, hari n'ibindi ukeneye byo kudusobanuza ku bijyanye na provisoire n'amategeko y'umuhanda watwandikira tukagufasha. Hano ikiba gitumye turi hano ni ukugira ngo mutsindwe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.